awafata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ishaje. Teguye kwakira icyubahiro cy'Imana, mutima uriteguye kwakira ubwiza bw'Imana, mutima wawe uriteguye. Buriya ibintu byose bipfira mu mutima, ibintu byose bipfira mu mutima. Iyo umuntu atateguye umutima, abantu mubona Imana ikoresha cyane, mubona Imana isukamo imbaraga nka amasegonda 20 wateguye umwanya aho icyubahiro cy'Imana kizakoreramo. Gutegura umwanya niyo icyubahiro cy'Imana gikorera, kandi gutegura umwanya bijyana no kwezwa no kwitunganya. Ibyakozwe n'intumwa ibice 15 dahera ku murongo wa 16 turageza kuri 17. Ni kuri page 136. Haravuze ngo hanyuma y'ibyo nzahindukira nongere nubake inzu ya Dawidi yaguye, zasana hasenyutse hayo nyihagarike, kugira ngo abantu basigaye bashakane Uwiteka n'abanyamahanga bose bitiriwe izina ryanjye. Amena. Tugiye kuganira gusana ihema rya Dawidi cyangwa kongera kurestora ihema rya Dawidi. Mbere na mbere ihema rya Dawidi, Bibiliya tubwira uburyo Imana yategetse. Nusoma mu gitabo cyo Kuva, Imana yategetse Mose bamaze bari mu butayu, babwira uburyo bagomba kubakira ihema ry'ibonaniro, aho Imana izajya ibonanira n'abantu bayo. Ibabwira pariti bazashyiramo. Turaza kwiga cyane uyu munsi, niko nayobowe. Imana ibwira Mose uburyo azubaka iryo hema ry'ibonaniro, mubwira ibice bitatu azashyiramo: ahera cyane ndetse no hanze. Imubwira ndetse n'ibizajya bikorwa hose. Imubwira imirimo izakorerwa hanze yariyo, imubwira imirimo izakorerwa ahera. Ariko imubwira ahera cyane naho hazajya hagerwa rimwe mu mwaka, ariho habaga ya sanduku y'ibihamya. Byo murabizi cyane, isanduku y'ibihamya yabagamo bya bisate bibiri by'amabuye Imana yanditseho amategeko, ikabamo inkoni ya Aroni imwe yarabije, ndetse ikabamo na manu. Iyo sanduku y'ibihamya cyangwa isanduku y'isezerano niyo yashushanyaga Imana cyangwa Kristo mu butatu bwera. Ihema rya Dawidi rero ryo ryubakwa nyuma y'uko ihema rya Mose ritari kiriho. Aho ihema rya Dawidi ritandukana n'irya Mose, mu ihema rya Mose kuryinjiramo baryinjiragamo n'ibitambo by'amapfizi y'amasekurume rubanda rwatambiraga hanze. Ariko mu ihema rya Dawidi turaza kubireba, ni ihema ritandukanye. Ni ihema ibitambo bitambwa ni kuramya no guhimbaza Imana, kuramya no guhimbaza Imana, muvuma y'amasengesho, ibihe bidasanzwe. Ndetse batora, nituza kwigira imbere turaza kureba abagabo batatu bari baratowe, harimo witwaga Hemani, hakaba Azafu na Etani. Barabamizisiye bakuru bari bayoboye icyo gikorwa, icyo gikorwa cyo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Ibyakorwaga mu ihema rya Dawidi nta protokole yo kubanza ahera n'ahera cyane no hanze, ahubwo buri wese yabanzaga yigiriraga ku Mana, buri wese yigiriraga ku Mana agahimbaza Imana. Muribuka na Dawidi uburyo yahimbaje Imana ari umwami, umugore akamuseka kuko yatambiye Imana. Ariko ihema rya Dawidi nuko ritandukana. Ihema rya Dawidi nta protokole zirimo zo kubanza guca hahandi na hahandi hose. Oya, ihema rya Dawidi ni igihe itoro ry'Imana ryuzura icyubahiro cy'Imana, buri wese kuramya Imana bikamworohera, buri wese gusenga. Murabona ihema rya Dawidi iyo ryasanywe ntabwo inzu y'Imana bayikinga, haba muvoma y'amasengesho guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, guhera mu gitondo abafite umwanya. Kubera iki? Ihema rya Dawidi presence y'Imana irahahora, ubwiza bw'Imana burahahora. Nabwiye ngo rero ndanezerewe kuvuga iri jambo munsi y'iri yerekwa ry'umushumba Imana yamuhaye y'ubutumwa bwiza bugera ku mpera z'isi yose, kandi buherekejwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Amena. Gusana ihema rya Dawidi. Ihema rya Dawidi
nabivuga gute se? Nusoma reka tubanze turebe ubundi ihema rya Dawidi rigomba kuba ririmo isanduku y'isezerano. Isanduku y'isezerano ni ikimenyetso cyerekana presence y'Imana, imbaraga z'Imana. Hanyuma nusoma muri Samuel wa mbere ibice bine tubanze turebe uburyo icyubahiro cy'Imana kimuwe muri Israeli, kikibwa muri Israeli kikavanwa ishiro. Hanyuma tuze kubona uko Dawidi bari hari ku mutambyi witwa Eli. Bibiliya tubwira uburyo abahungu be babiri ngo bakoraga ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bakora ibizira byinshi cyane, bakoreraga ku rutambiro n'ibindi byinshi. Hanyuma muri ibi bice bine Bibiliya tubwira uburyo bagiye ku rugamba. Hanyuma Abafilisitiya barabanesha, bamaze kubanesha ngo hapfa abasirikare 4,000. Hanyuma bigira inama baravuga ngo ahariho banza tuzanye isanduku y'Imana tukayizana ku rugamba, Uwiteka byibuze yadutabara. Ngo bajya gukura isanduku y'Imana, bayikura ishiro barayizana, ngo bayizana ku rugamba aho barwanaga n'Abafilisitiya. Ariko nabyo ntibyatuma badatsindwa. Bibiliya tubwira ngo ahubwo noneho hapfuye abasirikare 30,000 isanduku imaze kugera aho ngaho. Hapfa abasirikare 30,000, ndetse ikigeretse kuri ibyo ngo Abafilisitiya barabanesha, ngo banyaga n'isanduku y'Uwiteka. Barayinyaga. Nizo nkuru dusoma ngo harokotse umuntu umwe ngo wagiye kubarira inkuru Eli, ngo amaze kumubarira inkuru Bibiliya tubwira ngo Eli ahitagwa aho ngaho. Byumvise uburyo icyubahiro cy'Imana gishize muri Israeli, byumvise uburyo abahungu be baguye ku rugamba, byumvise uburyo abasirikare 34,000 bapfuye. Hanyuma ngo nawe yikubita hasi arapfa, ngo yarageze mu myaka y'izabukuru. Hanyuma tuhasanga n'umudamu wa Finehasi, n'umukazana wa Eli, bamushyira inkuru yuko sebuko apfuye, bamushyira inkuru yuko umugabo yapfuye. Hanyuma we ngo yarari mu gihe cyo kubyara. Hanyuma ngo abadamu bari bamwegere bakamubwira ngo ihangane ubyare, dore ugiye kubyara, nubwo izo nkuru z'incamugongo zitugezeho, ihangane ubyare. Biratubwira ngo arabyara, ngo abyara umwana w'umuhungu, ngo amwita Ikabodi. Ikabodi ngo baravuga ngo icyubahiro gishize muri Israeli. Mbese amubyarana agahinda, yatura n'amagambo akomeye, baravuga ngo icyubahiro gishize muri Israeli. Mfushije data bukwe, mfushije umugabo, ariko n'uyu mwana mbyaye nawe bisa naho icyubahiro kinyaze. Isanduku y'Uwiteka igiye mu banzi bacu, abanzi bacu barayinyaze. Wari umubabaro udasanzwe muri Israeli. Biratubwira ngo nawe akimara kubyara nawe arapfa, ariko uwo mwana amwita Ikabodi. Bivuze ngo icyubahiro gishize muri Israeli. Cyashize gute? Cyashize kubera ko isanduku y'Uwiteka yari imaze kunyagwa. Isanduku y'Uwiteka yari presence y'Imana hagati muri bo, zari imbaraga z'Imana hagati muri bo. Hanyuma biranyagwa, kiragenda burundu. Reka turebe uburyo icyubahiro cy'Imana kijya kiva mu muntu kikagenda, Abafilisitiya bakakinyaga. Bibiliya nusoma muri bino bice 5-6 bya Samuel kugeza nko mu bice 15, bazakwereka amasite cyagiye isanduku y'Imana yagiye inyagwa ijyamo. Hari amasite nkane tugiye kurebamo, twirefere natwe ku buzima bwacu icyubahiro cy'Imana cyagiye. Ntabwo dushobora gusana ihema rya Dawidi hatari isanduku y'Imana. Turaza kureba uburyo Dawidi yagaruye isanduku y'Imana, akayigarura Siyoni, akayigarura Yerusalemu, imirimo n'ibitangaza bikongera gukoreka, imbaraga z'Imana zikongera zikagaragara. Haleluya, haleluya. Gusana ihema rya Dawidi ryasenyutse. Bibiliya itubwira uburyo Abafilisitiya bamaze kuyinyaga, ngo hari site bagiye bayijyanamo zitandukanye. Site ya mbere bayijyanyemo biratubwira ngo bayijyanye muri Afeka. Afeka ngo hari bugufi bwa Israeli neza. Mwibuke Yosuwa Imana imubwira guhindura Kanani, hano Afeka yananiwe kuhahindura. Hanyuma Abafilisitiya babateraga, bagandikaga hano muri Afeka, bakahagandika bakajya batera ibico bavuye muri Afeka. Hari bugufi bwabo rwose. Rero icyubahiro cy'Imana kimaze kunyagwa twebwe. Afeka na ahantu twananiwe guhindura twebwe. Urabona twese tugira intege nkeya, buri muntu wese agira intege nkeya, agira weaknesses. Hanyuma y'Imana iyo dukijijwe hari agace dusa nkaho twiha Imana, ariko akaba agace dusigira Satani cyangwa dusigira umwanzi. Ako gace niko Satani anyaga icyubahiro cy'Imana mu mutima w'umwana w'umuntu. Afeka hari bugufi rwose bwa Israeli. Isanduku y'Uwiteka imaze kunyagwa,
n'ahandi yahitiye muri Afurika. Twese twisuzume, buri wese, nanjye ubabwira ndi hano, twese tugira intege nkeya. Muri izo ntege nke zacu n'ahantu twananiwe guha Imana ngo naho ihafate. Abisirayeli bafata Kanani, bafashe Kanani imidugudu yose, ariko Yosuwa n'ingabo ze bari kumwe mananirwa gufata Afurika, bahasigira umwanzi. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe twiha Imana rwose, ariko hakaba pariti runaka umwanzi agushoboreramo. Iyo pariti umwanzi agushoboreramo niho azahera aza kunyaga icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe. Nababwiye ngo turi kuvuga kugarura icyubahiro cy'Imana mu mitima yacu, kubera ko nitukigarura mu mitima yacu nibwo tuzabona kubaka rya hema rya Dawidi. Afurika rero ni ahantu umuntu yananiwe guhindura mu mutima we. Mbibutse ko aya magambo tuyabona Amosi yahanura ababwira uburyo Imana izongera gusana ihema rya Dawidi ngo ikica n'ibyuho. Tukongera kubona mukundwa Yakobo hano mu byakozwe n'intumwa twasomye, habaye impaka i Yerusalemu. Zari impaka zitewe nuko hari abanyamahanga bashyizwaga, hanyuma abayuda bakabahatira gukebwa. Hanyuma Barinaba na Paulo baza bavuye mu mahanga bari bavuyemo, bababwira inkuru nziza y'uburyo abanyamahanga bakijijwe bemeye umwami Yesu. Hanyuma intumwa z'i Yerusalemu ndetse n'abandi bayuda bakababwira ngo nabo kugira ngo tubizere neza nuko bagomba gukebwa bakaba mu mubare wacu. Hanyuma aya magambo yateruwe na Yakobo imwe mu ntumwa za Yesu, ababwira uburyo badakwiye kugira undi mutwaro babikoreza, badakwiriye kugira ikindi gisitaza bashyira imbere yabo, nimba barizeye. Haleluya. Hanyuma ababwira aya magambo rero, arababwira ngo mu minsi ya nyuma nk'uko Imana yabigambiriye, nk'uko umuhanuzi Amosi yabivuze, Imana izongera gusana ihema rya Dawidi, ryongere rimere nk'uko ryari rimeze mbere, ngo izica n'ibyuho. Icyo byavugaga ko itorero rizongera kugira imbaraga zidasanzwe, rizongera kuba mu muvoma yo gusenga idasanzwe, rizongera kuba mu muvoma yo kuririmba no kuramya biherekejwe n'umwuka n'imbaraga z'Imana zikiza. Haleluya. Itorero rya Kristo rigakura, kandi ntiribi ry'abayuda gusa, ahubwo rikaba iry'abanyamahanga bose. Nta protokoli kiriho bavuge ngo murabanza mutambe ibitambo hanze kugira ngo mugera hera, hari abatambyi baza kubagirira hera, hari umutambyi umwe uzagera hera cyane. Oya, buri wese yigerera hera, buri wese asabane n'Imana, buri wese yumva Imana, buri wese aganire n'Imana. Haleluya, haleluya. Mukundwa Yakobo arababwira ngo rero Imana igambiriye kongera gusana ihema rya Dawidi ryasenyutse, izongera yice n'ibyuho. Ibyo murimo byo kuvuga ngo bamwe bakebwe abandi ntibakebwe, Imana ifite umugambi wo kuzongera kwirehereza amahanga yose. Bizagenda biterero nuko ihema rya Dawidi rizaba ryasanwe. Bene data, nta kintu gishimisha nko gukora ikintu Imana nayishaka. Ibi ni Imana ibishaka, turabishaka natwe, ariko biri mu bushake bw'Imana. Imana irabishaka, irifuza gusana ihema rya Dawidi kugira ngo abanyamahanga bose bongere bayimenye, itorero ryongere ryuzure icyubahiro cy'Imana, itorero ryongere ribonekemo guhimbaza no kuramya kwa kumanywa na nijoro. Urujya n'uruza, murabizi ihema rya Dawidi ririsanwa neza, iyi nzu y'Imana ntabwo izakingwa. Hazaba urujya n'uruza rw'abantu. Kubera iki? Abantu bazanyoterwa Imana, abantu bazashaka Imana mu buryo. Afurika ni ahantu twananiwe guhindura. Abisirayeli bari barananiwe guhindura muri Afurika, hanyuma umwanzi yabateraga naho yagandikaga, naho yacumbikaga, atwara icyubahiro cy'Imana avuye muri Afurika. Hanyuma Bibiliya itubwira uburyo iyi sanduku y'Imana imaze kuva muri Afurika ngo bayijyanye ahandi hantu, naho ni site nayo goranye cyane. Bayijyanye Ashidodi. Mbibutse ko yakomeye yose yakoze, dore twabatsinze turanayinyaga. Dagoni ngwino ubane nayo uyereke ko uri umunyembaraga, wereke ko, ariko icyo batari bazi, haleluya, Imana icyubahiro cyayo ntabwo izagihundi, ntizagiha n'ibishushanyo bibajwe. Bibiliya tubwira ngo mu ijoro rimwe gusa ngo Dagoni iri kumwe n'isanduku y'Imana, ngo mu gitondo kimwe Abafilisitiya babyutse
ngo basanga Dagoni ngo umutwe wavuyeho, basanga amaboko yavuyeho, basanga amaguru yavuyeho, basanga ibice byose byabaye pariza. Gukura ibyo bintu mu mutima wawe nuyemerera, nuyu umutima wawe. Hari igihe umuntu yumva ashatse gukizwa rwose ariko akaba muri societe idakizwa, mu nzu y'Imana ari kumwe n'abarokore n'umurokore, ariko yagera mu bandi bantu akaba undi muntu nyine. Aho ngaho niyo bita Ashidodi. Ashidodi naho umwanzi abagufiteho uruhare ku buryo Imana ishobora kugukoresha, ariko n'umwanzi wamuhaye umwanya ni 50-50. Umwanzi wamuhaye umwanya ari kugukoresha. Ahandi yagiye biratubwira ngo bayijyanye i Gati, bamaze kubona ko icyubahiro cy'Imana cyaremereye Dagoni ngo bakijyana i Gati. I Gati nasomye muri komanteri bavuga ngo i Gati ngo ni mu rwongero rwa vino, ngo ni umujyi bitaga urwengero rwa vino. Abaza gusoma azi komanteri cyangwa birayicyongereza baraza kubona ngo ni wine place, ni urwengero rwa vino, urwengero rwa vino. Rero bigenda bite iyo wamaze guha umwanzi icyuho, afeka yawe utarayihinduye kakugeza Ashidodi, akugeza ni Gati, ugasigara noneho bya bintu by'Imana wakundaga, bya bindi watinyaga. Urabona muri Ashidodi habakira amahirwe yuko uracyabikunze, nubwo umwabira abantu bisoko ari iby'abesikoro, kandi imbere ntabwo ari uko yatangiye biri muri Afeka. Hari umwanya yasigiye Satani akamunyaga, bikagera muri Ashidodi aho abanyikanya nyine abikora bivanga, noneho byageze mu rwengero rwa vino. Rero aba yabaye mu bisiha, nuko umwanzi agenda abinyaga, ukumva hari ukuntu byakuryoheraga ariko ntabwo bisigaye bikuryohera, ntabwo bikigufasha, ntabwo usigaye wumva nyine. Uzi ko Abisiraheli igitangaje, uzi ko Abisiraheli murabizi isanduku n'ihema ry'ibonaniro rya mbere rya Mose ryabaga Ishiro. Ishiro niho bajyaga gutamba ibitambo. Uzi ko hari Abisiraheli bari basubiraga n'ubundi Ishiro kandi nta cyubahiro cy'Imana kikihari, bagasubira kujya gukora ya mihanga yose bakoraga, nyamara icyubahiro cy'Imana cyaragiye, isanduku yaragiye, bagasubira Ishiro gukora ya mihanga. Nuko umwanzi ajya tugira tugasigara mitima yacu nyine turi busy n'imirimo y'itorero, ariko bwa buzima bwo kuryoherwa. Buriya ubukristo ni ukuryoherwa, kundi wakoraga ibintu umva uryoherwe, kundi witanga ukumva uryohewe, nta gahato karimo, atari kugusunika. Rero nubona batangiye kujya bagusunika, nubona bya bintu wakoraga wasigaye baguhata, uzamenye ko hari umwanya uri gusigira Satani ari kunyaga icyubahiro cy'Imana mu mutima wawe. Kundi bavugaga kwitangira Imana, ukumva biraje atari kuguhata, utari kubikora kugira ngo nanjye ntasigara. Urabona hari ibintu dukora kugira ngo nanjye ntasigara nicaye, mbese umwanzi aba ari kukunyaga, ari kukugeza muri izo step zose, nyamara ugasubira ishima. Ariko muhumure, uyu mugoroba hari insinzi, ihema rya Dawidi n'ibyuho, kugira ngo abanyamahanga bongere bashaka Uwiteka, bamenye Uwiteka. Noneho rero turarisana dute? Rero birakorwa bite? Turarisana dute? Biragenda bite ngo risanwe? Buri wese buriya nicyo nkundira umutima w'umuntu, buri wese yamenye uko byagiye bigenda, buri wese yamenye uko yatangiye nuko ameze. Nababwiye ngo kuvurangira aho biri murajya mu bisoma muri kino gice cya Samweli bice 7 kugeza nko 15. Turebe uburyo Dawidi yubatse ihema rye rikagarukamo icyubahiro cy'Imana, rikagarukamo gusenga kw'imbaraga, rikagarukamo kwinginga kw'imbaraga, muvoma y'amasengesho, muvoma yo kuramya, aho abantu bagera bakumva just buri wese nutazi gusenga agamenya gusenga. Niho tusoma ijambo ry'Imana ritubwira ngo Abisiraheli noneho ngo bajya umugambi wo kugarura icyubahiro cy'Imana. Ariko bagiye umugambi bayisubiza muri Isiraheli. Bibiri tubwira ngo igera muri Ekiriyatirimu mu bice 7, igera muri Ekiriyatirimu, ariko iri gusigiye kuyakira n'abandi bari batoranijwe, ariko babikora nabi. Ndaza kubabwira uburyo kwakira isanduku y'Imana, kwakira icyubahiro cy'Imana dukwiriye kugikora mu buryo bwagenwe. Icyambere kugira ngo tugarure icyubahiro cy'Imana mu mitima yacu, mu itorero ry'Imana ryongere rigira imbaraga zirenze zigeze kubaho, biradusaba ko tubikora uko byagenwe. Abisiraheli babonye Abafilisitiya batwara isanduku y'Imana ku igare, bagira ngo nabo nibayizana ku igare biraza kugenda gutyo.
ubundi mu mabwiriza Imana yari yabahaye yari yarabujije ko badakwiye gutwara isanduku cyangwa ikibaro cy'Imana ku igare. Yari yarategetse iki? Yari yarategetse ngo Abalewi bagomba kuremera isanduku y'Uwiteka, bagomba kwitwara ku bitugu, bagomba kwitwara ku bitugu. Hanyuma bakora ikosa rikomeye, bigana Abafilisitiya, nabo isanduku y'Imana iri kuza bayitwara ku igare. Cyane kwa Obededomu, iratubwira ngo bayijyana kwa Obededomu ngo ihamara amezi 3. Ariko icyo nkundira ngo yageze kwa Obededomu, ngo Obededomu abona umugisha, ngo arahirwa, ngo abona umugisha rwose. Kubera iki? Yakira icyubahiro cy'Imana. Bene data mbabwire, nitugarura icyubahiro cy'Imana mu mitima yacu, nitugarura isanduku y'Imana, ntacyo tuzabura n'Imana. Igeze kwa Obededomu ngo yahawe umugisha, ngo Abisirayeli bose baratangara bavuga ngo Obededomu wari umukene kuriya, ni ibisanduku ikoze. Bajya inama baravuga ngo ntabwo ibi ngibi twabivamo, mureke tuyigarure, mureke tuyigarure. Ntabwo y'Imana yica itanga umugisha, ahubwo twabikoze tutazi, twabikoze mu buryo butari bwo. Imana yacu ntabwo yica irakiza. Dawidi ngo yongera kwiyunga, baravuga ngo ya iyi Mana ndayibonye ntabwo yica, ahubwo dushobora kuba twarabikoze mu buryo butari bwo. Noneho ngo Dawidi ngo ateranya Abisirayeli bose, ngo arababwira ngo bakoresha inama, arababwira ngo noneho ntabwo turi bukore nk'uko twabikoze mbere. Ngo ateranya Abalewi, ateranya abatambyi, ngo ateranya abantu bose b'Imana. Biratubwira ngo ateranyije abantu barenga 30,000 abantu b'Imana. Aravuga ngo muze tujye gukora imihango yo kuzana isanduku y'Imana. Noneho turayikora, turayizana mu buryo bwagenwe cy'Imana mu mitima yacu. Nitubikora uko byagenwe, tubikore muri ordre. Dawidi arababwira ngo numuze noneho tujye kubikora muri ordre. Ntabwo y'Imana yica, burya itanga umugisha. Y'Imana ntabwo ikenesha irakiza. Y'Imana muze tujye kubikora uko byagenwe. Noneho ngo atoranya Abalewi, kuko yarazi ko ari baheka isanduku. Arababwira ngo mugiye kuyiheka, ubushize twakoze amakosa tuyizana ku igare, ariko uyu munsi muraza kuyiheka. Noneho arababwira ngo kandi mwabatambye mwe namwe muze kuba muri hafi, nidutera metero 6 metero turirimbira Imana, tuyihimbaze, tuyibwire ngo wacyubahiro we wari waranyazwe, ariko tukugaruye Siyoni, tukugaruye mu mudugudu w'Imana. Ngo Abalewi ngo bakajya bayiheka, ngo batera intambwe 6, ariko ibaze intambwe 6, ngo bakabaga ibimasa, ngo bakabaga amapfizi, bakabwira Imana ngo Mana icyoro cyawe kigarutse muri Isiraheli Imana, ubwiza bwawe bugarutse muri Isiraheli Imana, imbaraga zawe zigarutse muri Isiraheli Imana. Bagahimbaza Imana metero n'intambwe, ntabwo bavuze metero, step. Ngo batera intambwe 6, ngo bakabaga ibimasa, bazi iminsi bamaze bagiye kwigeza Isiyoni. Isiyoni, Yerusalemu, mu mutima w'igihugu hagati katikati. Arababwira ngo muze tubikore pari ordre. Noneho bushize umwanzi yaratunyaze, ariko mureke tubikore pari ordre, tugarure icyubahiro cy'Imana pari ordre. Betesida, Imana irifuza ko tugarura icyubahiro cyayo mu mitima yacu, tukigarura Siyoni mu mitima yacu, tukigarura Yerusalemu mu mitima yacu. Ariko turabikora dute? Turabikora pari ordre, mu gushaka Imana. Biratubwiye ngo bashatse Imana barira, mu bice biri ngo bashaka Imana barira bashaka Imana. Baririmbye bakaririmbira mu kuri no mu mwuka, bagashaka Imana barira. Abadiyakoni, abakristo, ababyeyi, abamama, abasore n'abakobwa bagashaka Imana barira. Kubera iki? Bari kubikora pari ordre. Uburyo bumwe twagarura icyubahiro cy'Imana, twagarura isanduku y'Imana, ni ukubikora uko byategetswe. Nta shortcut irimo, ni ukubikora uko byategetswe. Icya kabiri ni ugutegura aho iyo sanduku izashyikira. Dawidi biratubwira ngo yateguye umwanya, ngo Yerusalemu ngo yari hubatse amazu menshi, ariko ngo yubaka n'ihema ry'ibonaniro. Ategura umwanya aho icyubahiro cy'Imana kizashyikira. Murabizi gutegura umwanya ni ikintu gikomeye. Yesu muri Mariko bice nk'icyenda gutyo, nimba ntibeshye, yavuze ikintu gikomeye kugira ngo twibazeho twese. Aravuga ngo ntawafata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ishaje, ngo iyo mifuka yacika niyo vino ikameneka. Arongera avuga ngo ntawafata ikiremo gishya ngo agitere mu mwenda ushaje.
bivuze iki? Gutegura umutima, gutegura umutima wawe aho icyo cyubahiro cy'Imana kizururuka. Nuko basa n'ihema rya Dawidi, bagomba kubikora par ordre, ariko bagomba gutegura na place ahantu iryo hema, iryo sanduku y'ibihamya, icyo cyubahiro cy'Imana kizururuka kigatura kikaba. Yesu arababwira ngo rero nta wafata vino nshya. Murabizi Imana igambiriye kuduha imbaraga zidasanzwe, nabaza hano bose barabihanura. Imana igambiriye kutwuzuza ibidasanzwe, Imana igambiriye gukora ibidasanzwe muri Betesida, amahanga menshi akaza kubona icyo Imana yakoze muri Betesida nkuko yabibwiye umushumba wacu. Ariko biradusaba iki? Biradusaba gutegura umutima wawe. Ntabwo isanduku y'Imana bari kupfa kwijyana ahantu batateguye. Nta wafata vino nshya ngo ayishyire mu mifuka ishaje. Teguye kwakira icyubahiro cy'Imana, umutima uriteguye kwakira ubwiza bw'Imana, umutima wawe uriteguye. Buriya ibintu byose bipfira mu mutima, ibintu byose bipfira mu mutima. Iyo umuntu atateguye umutima, abantu mubona Imana ikoresha cyane, mubona Imana isukamo imbaraga nka amasegonda 20, wateguye umwanya aho icyubahiro cy'Imana kizakoreramo. Gutegura umwanya niyo icyubahiro cy'Imana gikorera. Kandi gutegura umwanya bijyana no kwezwa no kwitunganya. Bibiliya tubwira ngo barejejwe nko muri cya gihe cya Mose. Muri cya gihe cya Mose ukuntu biyezaga, bariyezaga cya gihe Imana ibabwira ngo bazamuke Sinayi bajye guhura n'Imana, bariyejeje ngo bamesa n'imyambaro yabo, bamara gatatu biyeza bamesa n'imyambaro, bavuga ngo turajya kureba Imana. Dawidi nawe yatanze itegeko ryo kwezwa, ngo barezwa rwose, kuko bari biteguye kwakira ikintu kidaseri.